yeyo dutangiye episode ya gatatu bakise kwa kundi Star Crossed aracyari junior mwumva izo mugezi ni cyama cyane previous cyangwa mugenzi rwose turanga kuko film isanzwe igenda buri munsi tubyumva 10 years ago, our ship crash landed on Earth. Ati nitwa Roman, imyaka 10 ishize nibwo icyogajuru cyacu cyaparitse ku isi giparika nabi. Our ship crashed on Earth. You're seeking refuge. Twaje ahanga dushaka ubuhungiro, ukemu ya seeking for refuge. Thought that it was an invasion. Ariko abo ku isi bayifashe ngaho twabateye. I met a human girl who tried to protect me. Iryo joro nibwo nawe n'umwana w'umukobwa w'umuntu human girl wachatse kuba yandinda. See again. Ndetse rwose nagorenze ko muzima ngojya kuba nakongera ngurane ngo twongere tubonane. Members of my race, the Atrians. Yewe na bene wacu twese dufite ahantu dutuye batwita ngo turi ba Atrians cyangwa Atrians. Isolated inside a militarized sector. Ndetse aho turi na agace karinzwe n'abasirikare bitangwa ni sector. 2024. Uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Been chosen to attend high school as a part of the ndetse batoranyije barindwi muri twe ngo tujye kwiga mu kigo cy'ishuri bitangwa ni Marshall High School. program. Bose bagira ngo duhamye icyo tangwa ni integration program cyangwa byense program kugira ngo bahuze imibanire yacu n'abantu bo kuri iyi si byateguwe na leta government. Atrians continue to distrust each other. Gusa hari benshi mu bantu batwanga bitwa Herod ho kubo baratuzira cyane. I fight to protect my people. Gusa nahisemo kuzarira bene wacu nanjye nganje nkirinda. Ndetse n'uwo mukobwa wamfashije umunsi wa mbere nza kuri sakanyitaho nanjye mfite kuzamurinda. Previously on Star Crossed. Icyama cyangwa byose byashize kuri Star Crossed. I'm so sorry. Ati rwose ihangane mbabarira. Because my father's dead or because Yesu akajya ngo nyibutse uburyo iso yishe data. I found this in Julie's hospital. Nabonye kano kantu nabonye ibi byatsi aho Julia yararwariye. You saved her life. Watabaye ubuzima bwe. Dati hoya. Sorry. Ndetse mugenzi twabonye byenzi Julia akora kuri Romani maze mu maboko yose agahinduka. Imitsi yose gaba ubururu. Veins. My father's death have targeted your family. We can't. Ati urubwe kwera urupfu rwa data abitwa drugs ibyigomeke bahise banya ngo bose bahorere ku muryango wanyu. Kind. One of us is always watching. Ati musore mutute kumenya ikintu kimwe iteka umwe muri twe abagucunga kandi abaraho hafa areba. Two of us now. It's safer if we're apart. Ati umubwiye mu cyikoga mutuye ikintu cyo kumenya ni kimwe. Ibi ngibi biraturenze. This is the more the two of us. Ubwo muzame byose mu ruzungu rucugwigize. This is bigger than the two of us. Yes, ratangiye. Dutangiye episode ya kabiri. Ngiki? Hamba bibye. Kizo gusanga aha hari uryamye. Roman nakubuze mbyo zazaga ni Terry. Give me a minute. You will be. Baraka gose makanya gato ndatangushyira muri mood rwose nango ndi muri mood ko mugenzi yakaje n'umukobwa. Koga ni mwiza bus. Nya, Mbaraga. Yewe nyiri umutima wakunaniye ngwino urebe nyakupfa wereba. Dutangiye episode y'imyezi ya gatatu. Bakise Star Crossed. Yeah. Nuko. Ngo mugenzi ari amuze munyazi nditeri. Kunyugo yakaryamye yarotaga. Mu cyakare. Ise gutya. Hari ibyo bamuseguye. Ni ibyatsi. Ubanza ari nabyo byamuroteshaga. Dutangiye episode ya kangahe? Ya gatatu. Bakise Star Crossed. Ndetse rwose munyazanga mu cyakare byose kwingo yakabyutse. Rwose avayo asanga ko Terry n'umukobwa. Nyamageze ko yakabyutse. Mu cyakare rwose yaje minza ku ruhande kwa Terry. Terry betse gatoya. Wongeye kunsegura inzaratsi kandi narabikubujije bituma ndota ibintu bitari ngombwa. Ihangana gizo ryiza. Nabisanze munsi y'umusego wanjye. Abengi rwose byose cyatubikoshanye n'ibyo babitaga Skytan ibyatsi. Ndetse rwose byatumaga tugira inzozi ziza tukiri bato natubyo byararangiye. Murabizi rwose Roman nyene rwose twasangiye ibihe byinshi byiza kandi rwose twagize ibyishimo tukiri bato nyene urabizi neza ko twakuranye. Terry. Used to be a lot of things. Ibyo nyene byari byiza kuko byari byiza cyakera cyangwa se byararangiye. Ntabwo bigihari ubu twarakuze. Mugenzi Terry na Roman bakundanye kuko mugenzi Roman uyu munsi agakimukunda. Ati twasangiye binsi byiza gusa gushaka komeza kwongibutsa bya hasi byararangiye. Satanyeze gose mugeza kuno ku ishuri. Komeza gose mugeza bano bakaje. Mugenzi Julia yese guse mugeza gukira kwe. Twabonye mugenzi ari gose mu mugenzi by'ubururu mugena mu mitsi yiwe. Rival day coming, I thought it might be a bad taste. Yese mugeza gukora ahangaha. Hari rwose abazaga ku ishuri. Mugenzi uyu munsi basigaza kwigira ahangaha. Ndetse bose mugenzi Roman baramwishyura mugenzi Roman agashaka kubavugisha. Yabicyo ne bavugisha cyari komereza.
after the carnival, he nyuma wanted... ya Carnival nagashaka kumvisha sinzi uko byagenze nyuma y'umunsi mukuru wa Carnival homecoming party. What did you do? Wakoze iki? Think of... Simbizi. Gusa yandakariye. a week and you already have boy problems? Umaze kwishuri icyumweru kimwe kuva wowe warware none uragarutse uje gushwana n'abasore biratangaje. Rwose ngije biranshimisha. Reka nandenga. The anniversary of Arrival Day is in 2 days. Ndetse mugeze go sanga mugeze mu kigongo bateguye umunsi mukuru wo mugeze wo gusere wo mugeze anniversary mugeze anniversary y'imyaka mugeze 10 ishize ba Atrians mugeze bageze kuri isi yacu. Families of the fallen as well as human and Atrian students who are part of this ndetse rwose no munsi twibuka imiryango y'abangabo bose bapfushije abari abasirikare n'imiryango y'abapfuye mu ntambara yanyumuza ahangaha n'imiryango yanyu namwe mwafushije. all invited to attend the commemoration which will be held at the base of the Atrian ship. ndetse rwose uyu munsi mukuru wo kwibuka abangabo bose bapfuye mu gihe mwazaganga muparika icyogajuru cyanyu iraza kubera iyo mihango yo kwibuka iraza kubera munsi y'icyogajuru cyanyu. Atrian ship. I'm near the ship since it crashed. I've been on that ship. You're not missing Ande anything. tubikakuvuga byinshi wose cyagojuru na nyine mu rwose byose ndabizi nari mfite imyaka 10. How this exchange of cultures is progressing. ndetse rwose mwasaba kumwese muza kwamara kujya muri rwose ukuntu duhana imikino duhana rwose bitangwa ni imigenzo yacu. Atrian 7 dusangira rwose bituranga imico yacu. next step is to introduce humans. ndetse rwose byose nibirangira ikibuko icyo nakiri rwose kugira ngo dufate abantu bake muri twebwe bajye gusura ba Atrian batuye. Society. Barabaye sasa. And the human students in this room have been selected to spend a day in the sector tomorrow. ndetse hari abanyeshuri batoranyijwe muri kino cyumba turahanga none aha bazamara ejo umunsi wose bari muri sector aho ba Atrian batuye. kumanya gasa nawe uzaza ndabishaka. It's the first time human students will have access to the sector. ni wo munsi bwa mbere ndetse n'inshuro ya mbere ubwo abanyeshuri b'abantu basanzwe bazaba bagiye muri sector kujya gusura abantu ba Atrian. Be making history. mugiye gukora amateka bazaba mwazajya mwese. ndetse bamwe barabyishimiye abandi barabipinga gusa mugenzi barigana ndetse rwose iminsi yawe myinshi. I had an idea about the sector visit tomorrow. Yes. ndetse mye rwose mugeze angaro haje mugenzi umukobwa mutoya ntuzani Emirate rwose nyafite igitekerezo kubyo kujya gusura sector. These stories from our side, the humans, but we haven't heard what it was like from the Atrians. ati rwose twumvisha abantu ko benshi bagiye bahakana ku mikoranire yacu na Atrians ndetse ko namwe turumva Atrians bagiye icyo bavuga ntabwo turumva opinion yari yose bavamo. Go on. I thought we could use our sector visit tomorrow. ndakeka kandi ejo tubaye tugiye gusura sector twabikoresha rwose nk'are mahirwe yacu tujye dufate abantu bamwe bo muri ba Atrians twumva kumva ikibavamo n'ukuntu batekereza n'imifatire yawe y'imibanire yacu. For their arrival day stories. ntabwo byo benda bakadandura n'inkuru z'ukuntu baje ahangaha arrival stories z'ukuntu baje ahangaha nuko byagenze. Sector. umva rwose njye nifutaga ko bishobotse Emily utaza muri sector. There are a lot of Atrians that are still angry about my father getting shot. haracyari benshi muri ba Atrians bagifite uburakari bw'uko data yapfuye kandi yarishwe na so. Just navugaga she could be at risk. bishobotse rwose kuza kwe kwa Emily muri sector ni ibyago n'ibibazo. Well, we've dealt with the terrorists and there's ample security. amusore leta ya Amerika yahanganye n'ibyihebe na ba Osama na ba Saddam nkanswe guhangana n'abantu bakiya bavuga ngo bigometse. You know of a specific threat. urabizi niba ari uzi uvuga ngo ntiyateza ibibazo muvuge tubare duhana tureka kubivuga ngo abantu muri rusange bose ngo bafite uburakari kuko so yapfuye. arabizi ko bagenzi ba drugs babonye uyu mukobwa urwaho bamwica. And for concern, Emory's project would show that both sides are eager to move on. ahubwo umwana muto afite umushinga mwiza wo kuvuga ngo akeneye kugira ngo turi coding amashusho dufate n'amajwi y'abagabo bene wanyu muri Atrians tuyagaragaza hano hanze bitewe n'uko bavuga ko bajanga ku byabagendekeye n'uko babyakiriye. Whitehill, the assignment is yours. barabaye mugenzi babo bamujije kuvuga kandi yari afite ingingo ati Emily umfashe ntuze kuza kwawe hariya ni uguteza ibyago. sasa mugeza ku ruhande rwose hanga mugeze arabatoranyijwe hari rwose waje akona mugeze abashota ati rwose muraberanye meze neza. Roided up alien. These ribbons are a remembrance of those who lost their lives on arrival day. umva Drake itonde ubwo natuma kwifunga buno buntu ku maboko ntujye rwose twibuke abo bacu bapfuye umunsi mwazaganga dutera. Literally crushed our town. Yeah. urabizi ko icyo gashushanyo cyaje kikangiza byinshi mu gihe wacu giparika. There. ndabizi Grayson's brother was killed waba uzi ko Grayson yapfushije mukuru we by an Atrian. kandi yishwe n'umwe muri bene wanyu ba Atrian. You lost a brother? ntabyo nzi rwose Grayson kamufashije ihangane Grayson. He was in the National Guard. mukuru wanjye wose ari umusirikare he was in the National Guard. We lost half of my tribe. natwe twafushije kimwe cya kabiri cya bene wacu a half of our tribe. Those who survived the crash were gunned down. abo ngabo bakize bakiya nitubona uyu munsi dufunze tumeze nk'imfungwa zifungiye muri sector. But you don't see me wrapping myself in ribbon like a birthday present now, do you? Sorry for your loss.
abihangane ko wenda namwe mwafushe bena mugenzi umwe avuga yitonze ni Grayson mugenzi yapfushe mukuru we ndetse mugenzi Grayson twabonye maze nka mugenzi umwe muri ba Red Hawk gusa mugenzi wibanga My brother wasn't a bitch. gusa ntago mukuru wanjye wapfuye yarameze nk'ikiraya gupfa gucunga gapfa nk'imbwa kumwe mwaje gupfiranga nk'imbwa iwacu bawe mwitonde mwirwana Drake iteka mugenzi wara mu ntambara intagondwa n'igisumizi yawe n'urusazi n'urusare sasa kono kwa mugenzi kwa Julia we rwose afite ikibazo yabonye mu maraso y'mugenzi arimo ibintu bimugena mu by'ubururu kuko mugenzi bamuteye Saipa byatumye bya Saipa indani maraso y'ibimurimo babivanze mugenzi n'amaraso ya ntuza ya Roman Adrian Blood ndetse mugiye gose mugenzi uko kakaje ko nafite ka kamera mugenzi yawe na Madame Zira Gloria Garcia mugenzi umwe meze nk'ari animatrice wabo ndetse rwose nuzani kamera mawe na Gloria ambwira ngo gose ngo tukinja muri sector nze ufite kamera afata amashusho y'abazaba bahari bose hako ntabwo mbere bigiye ko byemeye kugira ngo umuntu yinjize bifata amashusho muri nuza muri sector ne banyemereye nta kundi. Why are you really doing this? Even safe for you to be there. Gloria said we're gonna have guards watching us the whole time, and this program is Roman's father's dream. Kandi rwose iyi program ireko iyi gahunda igiye kuba yaba ni gahunda yateguwe na Roman imbere yuko apfa. I think that I've been in hospital half my life, and even I know the way to a boy's heart is not through his dead father's passion project. Rwose ndabizi maze iminsi myinshi ndi kwa muganga bambaye hafi nk'esha ngengana nawe rwose ndabizi byo by'abanyu mwese batekereza. Can help me or not? You have a free. Ese nafasha nagumfasha mbwira. Help the camera. Mwese kwabangamye baganira mugenzi wa Ruwaje Roman. Gusa mugenzi umukobwa mugenzi Julia afite byinshi kuba yabaza Roman. Acaho. Akwica Roman. Afite mugenzi bisha shaka kujyanga mubaze yabonye rwose amaraso yazamo ibintu by'ubururu atazi ibikimenyetso mitsi yiwe. I actually know this great indie. Bari bikeneye umuntu gufasha kuri kamera nge nagufasha aho gafata amajwi nge fata mfite kamera mfatira amashusho. Nimba Julia abyanze ndahari. Amazing. You do. And it worked for Peanuts. Nacho rwose nagufasha ndabyemera ndaba mpari. Mugenzi rwose nyengaga Julia ngo mfashe gufata amashusho. Sasa uyu aho yicaye hari Uwaje. Ni Julia. We rwose yabonye amaraso yazamo ibintu by'ubururu. Ndavugana. This isn't a good time. You were plenty friendly when Emery and I snuck into the sector for Cyper. I really don't remember. I was looking for a miracle cure for my cancer. Do, but you said Cyper was just a cooking room. Funny thing, the next day, I was completely cured. I was all comatose and leukemia-y. The next, I was sitting up and eating nachos. Glad you're better. But what does this have to do with me? Everything to do with you. You and Cyper. Sure those nachos weren't laced with a little something extra. Fine. I'll just go and share my insane. Doctors, sure they'll be very intrigued. Sasa uyu azingo Cyper imenyekanye hanze. Abantu bose bafite kila muntu ufite iwabo urwaye kanseri yaza kumutabariza akaza kumushakira umuti. I knew it. You Cyper, didn't you? What is wamvu ikoreshe Cyper? Thing happened. You need to keep it to yourself. Niba uziko ari yakuvuye bigira ibanga. You can cure cancer. Nasa niba Cyper yavura kanseri. Don't you want the world to know? Kugira ngo nagushaka kwisi yose menya ko hari umuti wavura kanseri se? Cancer. Okay. Sawa. You're right. I did save you. Fuse Cyper into my bloodstream. Did my blood into you? But if the world found out about this, every child, friend, or pet would be tearing apart this. For Cyper and Adrian Blood. Found out. To save a nice catty human being. Consequences.
Bad ones for both of us. Byateza ingaruka mbi kuri njye nawe ko twaba tumeze ngo tubahururije. So I'm asking you, please. Ndakwinginze mfasha. Ntago nshaka ko bene wacu bapfa bazira ubusa. Keep this a secret. Bigira ibanga basi. That might be a problem. Nako ashaka hari ikibazo. Why? Kubera iki kandi? Ati kose kugira ikibazo kugira ibanga ikibazo gusa nari ikindi kibazo cyavutse kije uri mu biki. Afungura ishati. Ndebye ahangaha. Yatangiye guhinduka ubururu. Byatangiye kuza muri ye kuva wa musi muri Kanovo, wa musi mukuru witse ngo ni Homecoming Kanovo. Ndetse rwose byatangiye kugenda bigera henshi cyane muri kuri ngewe. Niba hari irindi banga wabuze igisha nyuma Saipa gira icyo umbwira gira umfasha. Imitsi yanjye yatangiye guhinduka ubururu. Karabaye sasa. Nawe undebere. Sasa hako ndari mugeze muri sector. Muri segiteri. Haraba hari. Mugenzi n'umurenge batuyemo n'umurenge wa Nzbise mugenzi ngo ni Sign News and Sector. Ndetse mugeze gose mugeze kunukana gose ungagana mugenzi na se wa Caster. Atugeze gose witegura ko agiye kuba haza hano abantu bagiye kuza gusura agace kacu. I thought you'd be more enthusiastic. Excited. Emery Whitehill is coming. Ati wa mukobwa bise ngo ni Emery Whitehill nagiye kuzanga muri buze baje gusura uyu murenge wacu. Sector. Remember, you gave me your word that you would keep her safe. Ibuka waransezeranyije ngo uzamurinda kandi ndetse ngo uzatuma ntago uzazigira utuma naringa ba trucks bamukoraho. Her father did shoot and kill our beloved leader. Tracks here, they will want her head, but they will not act in the open. Ndabizi ko rwose ba trucks barake kuko bibisha umuyoro umuyobozi wabitaga Nox ari we so gusa ntabwo ngo bizashoboka ntabwo zagiye namwe bihorera ngo babishobore. Your father touched to see you so concerned for you. Ndetse rwose umusore muto cyose cyo iso ahari hose afite igishimo kuko meze nkaho rwose wita ku bantu nko yabikoraga. Kwa rwose umwe mu bantu bishimiye ko uyu munsi mukuru ugeraho kugira ngo abantu baze gusura iwacu. Rwose umusore muto wakoze iso n'abarishimye ahari hose. Gusa kimwe nibaza data yagiye byinshi. Yangishije kuba umuyobozi. Angisha byinshi by'umuryango wacu na bene wacu n'ubwoko bwacu. Ndetse na bya byatsi yajyaga hinga by'ibanga bya Saipa yagiye ambwira byinshi kuri byo. Yagivuga ibyo ko umusore muto ndabyumva. Kuko kuba data yarangije byinshi yamaye inshingano nyinshi ataragenda kugira ngo nzasigaye nkora ibyakoraga. What if something went wrong? Gusa ndibaza mbaye nkoresheje bya byatsi yansigiye bikagira ikintu ingaruka bitera. Nabyenza ne. Banabizi ibyo byatsi kuko bigira ingaruka bitera umuntu umunaniro no kutamera neza yabikoresheje. None nzakora ikimbaye bikoresheje ku bantu. Yakindi kintu abanzi wenda wanyigisha. Cases where the patient doesn't recover. Yabira byatsi bihaye umuntu umurwayi bihaye ntakire wenda indwara ushaka kumuvura idakize. The veins turn blue. Akenshi imitsi ye ihinduka ubururu karabaye sasa. Kandi mugeze kuko ibuka na Julia. Imitsi yatangiye kuba ubururu. Julia. Yarabyumva. Ngo iyo mugenzi ya miti ya Saipa uyikoresheje rwose ku muntu ntakire neza. Imitsi ihinduka ubururu. I don't know if I believe that. Karabaye saka byo bije biti by'imitsi yo ko uyu muntu yahinduka ubururu ngambe mbyumvisheho. Because there's a cure. Ako musore muto hari umuti ubivura. The Iwawas try to grow it. Hari umuti bita Vaya. Vaya yo umuntu akoresha none nawe washobora ko wamuvura. Get it to the patient's before it becomes permanent. Gusa unagace kugira ngo ukire. Sasa mneza kwa kwani byose arabari mugeze ni Drake na Terry. Lives and now they want to walk around our sector like it's a zoo. Aba bashenze badufashe ngo ajya tumeze nk'inyamaswa ziri muri zoo. Tumaze kubirambirwa. Mugeze ni Drake. We bwose kabigeze ni nyagorwa ni ikigomeke. Niyumva nabi ni igisumizi ni Drake. I don't know if I believe that. Baje gose kwinga mugeze agana ko na Caster ise wabo. It's called fire. Avuga ati gose amuti bita Vaya ndetse gose Vaya iravura kaba yafashe umuntu ufite Saipa amaraso yo kugira ngo akire. The humans in prisons run out. Abantu badufashe ngo turi imfungwa sabo. Want to walk around our sector like it's a zoo. Reka bagira ngo bajanga bameze baje muri zoo gusura inyamaswa. Baje gose ahabi ku nyamaswa. You sound like a drag. Bisonde vanga bacaga bagiye kugira ikintu bakora. Fight for our people. Ndetse rwose ngiye trucks ndumva baruta abayobozi bacu bandi kuko bameze ngo ngo gose badushakira kwishyura tukisana. Bo bapanze cyo umuntu yasoka muri gereza. Kumbe bigeze hano hanze. Karabigaragara twararambiwe. Ntabyo kuvanga umutungo. Nta kubaza nibi bitindi gasana ibyavuye ku wundi mu bumbe ntago tubyemera turabyanze. Barigaraganya hanze ni rubanda rugufi. Mugenzi abiswe mu Red Hawk. Ndetse mugenzi ahangaha hari mugenzi abanyeshi batoranyijwe ngo bagiye kuza mugenzi gusura bwa mbere sector. Mugenzi nako baje bonyine. Mugenzi gose barangamijwe imbere na Madamazera Gloria Garcia. Rwose Garcia abari imbere. Ndetse rwose kuza ko hanga mugenzi mu mabe mwace mugenzi ninuza ni Xen cyangwa mugenzi uyoboye abangabo bose bisa ngo ni Caster. Baracha mugenzi abashyitsi baje afite n'abarinzi benshi. Ibyo mugenzi Drake yanze ngo se ku kibazanga ngo bajya ngo baje gusura inyamaswa. Bitwaje abarinzi. Binaga ari byo.
gusa mugenzi mubaje na Emily yajemo, Emily Whitehill. Kandi kuza kuyu mukobwa mugenzi nibibazo. Hano hari bese mugenzi ngo ni drugs. Bo ni ibyigomeke ni nagondwa. Mugenzi ngazanya yakona na kamera. Basata gose mujye kwigabanyamo mu byiciro ndetse aho mujye bose mujye muri kumwe n'abarinzi. Byo batangiye gose ubutembere bwabo, batembereye henshi mugenzi muri segiteri, sector n'umurenge. Ndetse rwose mugenzi ng'abararya bafite imbuto zose mugenzi zisoboka n'izisanzwe n'izidasanzwe. Yeah. Gusa mugenzi ko baranga mugenzi Grayson yazanye kamera. Ndetse rwose Grayson ni umwe mu bantu mugenzi banga ba Adrian. Yapfushije mukuru we. Ariko mugenzi arenzaho. Sinibyo gusa. Umukuru wa Red Hawk. Bamwe mugenzi babazira abana babangaba. Abarahari. Yise mugenzi ku ruhande disana mugenzi ari warenganye ni Nyiragasazi Julia. We bamuteye imiti muvura cancer gusa mugenzi imiti yamuvuye cancer yamusigiye ibindi bintu byose meza nk'ari ubururu mu mitsi yiwe. Rwose we sanga yifunze bya scarf byinshi cyane. You really think this is the best time to be buying souvenirs? I can feel the blue veins growing up my neck. Bya bintu by'ubururu byatangiye kuzamuka. The blue things are going towards my neck. I do. Okay, good news is there is a cure. Umva makuru meza hari umuti wakuvura. Good news there is a cure. If we don't get you that cure before the veins reach your face, it'll be Bae nabonye uwo muti mbere ko ibyo bintu by'ubururu birimo kugenamo bigera mu isura yawe. Cyo nicyo cyadufasha. Fasha rwose ni byavuye n'imfashe nabwo ko wawubona unshakire. Umuti turashaka kubona muri mbere ko rwose bugoroba. Kaza ngushake. Interview you and Sophia for Gloria's video. Yewe twatujanga tujya wese dufashe nabishoboka muduhe amashusho ndetse munaduhe n'ikiganiro cy'ukuntu wenda byagenze mu giparikanga bwa mbere bya bimeze bite. Wadufasha tukajya gusura ni wanyu. Ntabwo bishaka na kumwazi wacu. Do you mind introducing us to some Atrians who wouldn't mind sharing their arrival day stories? I need you to focus on your survivors. Umva ndagira ngo mukore ibibagenje ahangaha mwaje muje gusura na mwaje muje gufata amashusho. Sibyo ndakwinginze rero. Bye kandi. Mugenzi rwose ngo yaje mugenzi rwose ngafata amashusho ahangaha sasa mugenzi ko uzakagiye ni nuza ni Roman haza mugenzi akono gashikike. I'd love to have you visit our pod. Mwaza mugasura iwacu mu rugo aho ngiye dutuye na mama na mukuru wanjye. My mother's not around? Hari ikibazo. Cute, that would be. Yeah, mugenzi ko discuss kabya mugenzi ngashikika Roman na kana keza. Best bang for your buck in the marketplace. Sasa hako mugenzi akono kugisumiza. Cyo mugenzi cyaje mugenzi gutembereza abantu gusa mugenzi ko abatembereza. We rwose nawe kuvuga bitinya arirekura. Gives you a nice smooth buzz but not too much. It'll make you feel like you got. Yetse rwose anga mugenzi reka tanga dufitemo icyo bitango ni news ni igikamba bimwe bimeze nk'ibitabi. Biranywebwa. Mugenzi ni Drake. Rwose mugenzi ambere abazanye mugenzi na hagurishizwa mugenzi amatabi. Drake mugenzi ni umusazi. Aho mugenzi na amatabi mwebwa na ba Adrian. Wewe sha. Ora gurisha abandi abagurisha reka abana byo gwenye ducanga tugenda. One day we're going to break down these walls. Nagenge bikwiriye. Umunsi nganga tuzava tugene tukisanzure mugenzi gusa rivugira. I need a favor. Umva mugenzi gusa mugenzi ko nuzakaje Roman mugenzi kwa Terry. Wow ni mugenzi wakonanye ukira ndagira ikintu musaba. Wandanya nakura vaya mugenzi ko vaya na mugenzi nk'icyatsi nk'ibindi byose vaya. Some from your tribe's grow house. Wandanya ni ahantu wabuze hano hande hari akarima basa ngo ndangire nakura vaya. You need it. Urayikeneye. I'm not helping unless you tell me. Ntago ngufasha mbwira ukeneye vaya kugira ngo vaya uyikoreshe iki. All right, I may have used Cyper on a human. Banagiye ngura makosa ari munakoresheje imiti ya Cyper. Fix the side effects before anyone finds. None hari bibazo byatangiye kugira ngo umuntu muvure bitagaragara ko Cyper yakoresheje mu maraso ye. That's not important. You showed a human how Cyper is used most Atrians don't even have. Urabizi ko bitemewe kugira ngo ukoreshe imiti yacu ya Cyper ukoreshe ku bantu bo hanze bano basanga ba humans. Trags find out. Yeah, I know. Urabizi ba Trags babimenye natwe ndabizi babimenye ko kujyanye nawe bivuga byinshi ndabizi. Wewe gusa mfasha. You're the only person I can trust that can help. Niwe muntu wenyine niziyanga wamfasha. Maybe I used to have a reason to be on your side. Ndakeka mbere yose nafite impamvu yo kuba hafi yawe. You said this morning. Ariko uyu munsi mbyisano bamwe bijyanye n'ibyarangiye rero ntago cyo dupanga mbona ngendere. Ati uyu munsi wankatiye ngo ntago nyine tukiri umwe byararangiye. Ngoro bye bye irwaneho. Baga wifashe. Sasa neza ku ruhande. Twosanga hari ufashwe agurisha abana bato urumogi. Nako menyese urumogi menyese ni igikamba. Menyese na amatabi yaba Adrian. Araho yazanywe. Ni Drake. Vega. Honored me by making me their leader. You know why you're here? Ndakeka uzimavu umusore muto urahanga uje muri ba Trags. That's ndabizi. Is your answer? Yes, dusubize. Bayano. Mugenzi ararahiye. Ati uyu munsi wose nemera kwitanga mbe umukozi wanyu. Waited a long time. Bahe umutima wanjye n'amaso yanjye wose nyine nabyifuje kera. Ararahiye mugenzi. Mugenzi Drake yinje muri ba Trags bamwe mugenzi w'ibyigomeke bintagondwa.
bo bahisemo mugenzi kurwana intambara y'inkundura bahangana n'abantu ntago bazapfukamira umuntu abina rimwe na rizima. Before you become a full brother of the Drags. Ati musabe mutarego nubwo urahiye kwinjira muri twebwe gusana ntago bakwakirwa ngo umwe mu bavandimwe bacu. Mbere yuko rwose uba umuvandimwe cyangwa umwe umunyamuryango muri Drags ufite kugira ikintu rwose ukora ukagira icyo tugaragariza ushoboye. We've been watching you for some time and now destiny has chosen you. Tumaze rwose kenshi tukugera ndetse tugiye rwose ngo udufashe gusa noneho birangiye rwose utuziye. Adrian has been allowed access to our own vessel. Tumaze imyaka 10 twifuza ko rwose tuzinjira muri cya cyogajuru cyacu gusa bari baratubujije. Adrian 7. None muri mwe barindwi mwatangijwe mufite kujya kwana n'abantu kujya mu bimenye ibyabo n'abamenye byacu. Uyu munsi niyo mpamvu tubonye tugukoresha dufashe. Ku munsi wo kwibuka rwose ubicogajuru cyaparika gahanga ku isi yabo. Ndagira ngo winjire ujye mu cyogajuru indani. Maze unzanire icyatuma tubona rwose uburyo ki abantu tubakira hasi. Turabe gutse kandi byose badutsinda. Filimi irahasasa. Ugeza ku ruhande. Rwose mugeze mukobwa muto yanuza mushiki wa Romani. Look at the town. I couldn't wait to explore those lights for myself and rwose mugeze gusanga atanyemeza kandi inkuru ko yuko bashanga bajyanga byazanga bwa mbere. To do from the sector but ati twageze ahanga habwe tukiparika nari nyiri muto nari imyaka rwose imyaka ntuza. I have two of those people in my pod. Ndetse rwose twageze nabonye ku isi yanyu yari nziza naratembereye rwose uwo munsi bwo twaje abimeze nk'ari intambara. Go ahead. Nacyo rwose muze batembereza handi hose. Mugenzi yavuze byinshi byuko baje mugenzi bakiparika ngamyenze ku isi ku munsi wa mbere nabire ko byagenze. Mugenzi baje avuga ngo baseka twumve abantu babivuga hiki. Kizageza ngama cyumba cya Romani. Afite mugenzi akantu yahabonye. Ndetse rwose ni kakantu mugenzi yakoreye Romani bakiri abana. Ni Emery. What is it? Yeah, Nichi. I don't know. Roman's had it forever. Did he say where he got it? It's been so long, I don't know if he even remembers. Roman here after I told you not to. She won't. My fault. Where's your guard? He's downstairs waiting. And that's where you should be, with your guard and his gun. You need to relax. Into you. Leaving. Mugenzi Roman arimo arashura Emery nta gashaka mugenzi Emery komeza kugose kwanga kwekura cyane ko ashaka kuzakwerekura mugenzi akajya mu byago gishikara muri akariye ko bakamanutse sasa neza ku ruhande ari mugenzi angaha rwose mugenzi winje mu nagondwa mu kigomeke mugenzi ni Drake ngo mugenzi bamwigisha byinshi byabo ndetse rwose mugenzi yemeje ko mugenzi yajya muri bantuza muri ba trucks can bring someone back from the brink of death. Sounds impressive. Unless you're in a fight, in which case it's useless. Ndetse rwose nyazanga mbwa umuryango wacu twebwe turi abambere twazura abantu ndetse rwose nago abantu ubwabo baduhangara. Fact is, dufite byinshi ubwabo batazi. On the plants and skills of our tribe. Nabizi bajanga bakamenya byinshi byacu. Batukije gusa museme tujye dufite kugira ngo ngaragarize. You can turn any pressure point. Ahanga dufite intwaro yacingiye iyi ntwaro ubona ivuna amagufwa y'abantu. Ndetse umuntu ikoresheje ku mutwe cyangwa kwijosi iramuvuna kana muturitsa. The drags, you need to show me something. Kugira ngo ube muri umwe muri twifite kugira icyunyereka musore mutoya. Nago cyangwa tugufata nk'akanyashikara nk'amafutu cyangwa tugufata nk'umuntu w'ingabo rwose ushoboye kugira icyo yakora umugabo. How'd you get rid of your birthmarks? I mean, you had to, right, to live on the outside? What have you seen out there? Have you been to Algida? It's a lot of questions. Ndetse rwose munyazabaza tugeze ujye muri Algida mugenzi Algida mugenzi nawe bizeraga ko umuntu wabugenzi wese upfuye ari hajya Algida. Are you willing to kill? Atese museme ko witeguye ngo wici cyangwa ukore kubw'impamvu nako ikigamije ukigereho. Yeah. Ndetse kagaragaza cyashoboye. Mbere ko mugenzi ajya muri Batrix. Byigomeke. Ndetse kagaragaza ko mugenzi ari cyo yakora. Getting somewhere. Aha basi utagiye kuva gose kujya wagira icyo ushobora kujya wagira icyo ukora. Samye zose akora ku ruhande. About my specialty Adrian doll collection. Mugeze gusanga myenza ruhangayitse gose yabuze umuti wamuvura. Do you have the cure? Ndetse mugeze gose ngajye gushaka vaya mugeze ngo nagaraba na vaya mugeze vaya ni muri muti wonyine myenzi ngo uyu mukobwa yanywa mugenzi ukagabanya mugeze ama effect ya saipa muri mindani. But I do know how to get it. Yanchanze gusarana nze twavana vaya.
Listen. Mugenzi ni Julia. Maybe we should tell Emery what we're doing. No. I thought you might say that. It's just you've been kind of a jerk. And she's really hurting right now. Bargose Emily umwanga Emily niko ameze. Kesha mera nk'umunyamafuti niyo mvuno byoko byose bikorameze nkaho buka. Just fine. You obviously care about her. Davis kwa nawo mwitaho kandi umuzirikana. Namukunda. Trade your people to save a human. Davis kwenda abantu banyahanga batemera ko bakundana n'umuntu wo hanze ngo bishoboke. After what Emery's father did, there's a lot of Adrians who would rather see her dead than see. Nyuma y'ibyo isaba Emery yakoze. Hari benshi hanga bifite kose kuba babona nuza Emery yapfuye. Ba ibyo se yadukoreye. I tried to tell her that she was in danger at the carnival. Na mubwe rwose ngo naza hanga gusa yabyanze na Yeremi mubwiye kuva munsi mukuru wa Kanovo uba. Didn't stop her from coming to the sector today. None dore ibyo byano bundi byaranyongeye kuzanga yinje muri sector indani. She is stubborn like that. Bareka beza rwose afite umutwe ukomeye ntabwo ajya apfa kumva she's stubborn. The more danger she's in, I'm doing everything I can to change that. Umva rwose nakoze ko shende ko nagushaka umutuku kuvuga gusa nakubinya ngo byoroshye. It's the only way to keep her safe, and that's what I'm gonna have to be. Ndetse mbyeze byose mubyavuga byose. Ati rwose Emily yanchanze. Emily ntabwo yumva. The Tregs have enlisted Drake. Sasa mbyeze rwose mbyeze ku ruhande. Mugenzi wa polisi ngo ni Beaumont. Cyo umutekano. Ibyo apanga byose mbyeze bipanga ko natanga raporo kwa Caster. What do they want with such a blunt? Ati none rwose agatangaza kabaye Drake ameze nko gose muri ba Tregs indani. 3 and 7 have been invited to the ship. Ndetse rwose bamutangije ko bazi ko ari umwe muri ba F7 barindwi batangije kugira ngo bazaje gusura cyo gashuru cyacu ku munsi wo kwibuka. He's wanting to break into the vessel. Ndetse rwose bapanze kugira ngo Drake yinjire rwose ajye indani muri vessel mu cyo gashuru. To ensure our survival is not to stop the war between the Tregs and the humans, but to always make sure we're on the winning side. Have you kept your eye on Roman? Ndetse byo rwose ngavuga ati kugira ngo rwose duhoshe intambara hagati y'aba Tregs n'abantu basanzwe ufite rwose gumute ko cunga ukajya mu raporo y'ibari bimo kwa byose. Ikindi mbwira benze biti bya Roman na Emery. Ati rwose muri misiko bigaragara rwose Emery na Roman barimo kuvuga rumwe. Bameze rwose barimo guhana umwanya. Rwose ameze ngo buri atataye kuri mugenzi we. Ni byiza cyane. Which complicates things. Ndetse rwose gukundana kwabo hagati ya Roman na Emery birimo kumvangira akazi bikana nteje umutwe. You want me to take care of her? Yasikene kugira ngo ngire icyo nkora hagati y'abantu batanye ndati hoya. Kiorere. Leave it to me. We bindekere nzabyikorera. Mugenzi ntago rwose umugabo yishimiye kubona mugenzi Roman na Emery bakundana. Nubwo mugenzi aziko Roman yatangiye mugenzi gukunda ka Emery nagize nakubwa ko hanze. Sasa mwenza kuna kwa mwenza mwenza anga bagiye kure mwenza mufata amashusho. Grayson. Where's Julia? Julia ari hehe? I think she ditched me again. Ndakeka wenda basanga ngiye kujya gutembera nta wamenya hari sinda menya hari ni hehe. Ndetse mugeze gusanga aha. Rwose mugenzi abakina muri bakina mugenzi benshi mugenzi bishimiranye. Sasa mwenza kuna ku ruhande. Mugenzi ungu hari cyo kimwe cya mukanzi. Buri kanya mugenzi afite gusanga mugenzi akana kare mugenzi kumureba kongera akahita kagenda. Mugenzi nakana kamugeze muri ba Adrians. Ndetse rwose mugenzi arawo kaje. Hari mugenzi amashusho menshi y'abantu benshi batandukanye. Bashanyije. Can people outside the sector see them? Yeah. That's my mom. Uriya ni mama. During arrival day when I was a baby. Yapfuye ku munsi twaparikiye hanga tuza hanga kandi yapfuye nduruhinja. In Algida now. Aho mugira ngo sameze ngari muri Algida now. Hey, we'll all be back together. Gusanze ko umunsi umwe nzamusanga ari twajya tukaba umuntu umwe twajya tukiyunga. You take me now? Ese wanjyana gute kandi gute? Ati mfata amashusho. Yiksama me, Spawn ED Lily. Bite mama ni njyewe Lily mugeze kavuga mu kirimi kiwabo. You know? Ndabizi ntago nzi we narakuze. Zikadi Salan ED Las Gos. Mugenzi akana mugeze kavuga mu kirimi kiwabo. Ndetse rwose kazi ngo mugenzi ngo yahagiye Emily mugenzi ngo bita muri Algida nawe mugenzi ngo nyina ari. Mugenzi bo bazi ngo bose mugenzi babo bapfuye bajya muri Algida. Mugenzi gukora hangamiza araba muzengurutse. Ndetse rwose mugenzi bavuga ikiri matazi. Caster avayo. Avuga mugenzi mu kiwabo. I apologize for my fellow Atrians, but this Wihangane kugaba Atrian bene wacu. Look kindly on interlopers. Rwose ko baje nkangana ngo muri babyemera ngo babyishimira. This is place. This is the wall of the missing. Ahangane abantu rwose baje bafitanga ahantu habagiye.
This was created when we were first placed in the sector. ndetse rwose bwa mbere tukizanga muri sector n'abantu mbere twese twubaka Memorial for all the family. ahantu bose rwibutso rwose twibukira bose bagiye bari mu miryango yacu Lost on arrival day. aho bose twapfuje ndetse twabuze ku munsi wo guparika hanga tsa kuri isi yanyu But her mom's still alive. nose ko kumwana mwe ngo ameze nkazo ko nyina agihari ari muzima Believe that the missing escaped and made a home for themselves. benshi bizera ko rwose abangabo bo twabuze bameze nk'abafite ahandi hantu bari Jida. bari mu gace bita Eljida Does Jida really? nose Eljida koko ako gace koko byana byo kabaho cyane kukabaho Who knows? nanu ntawamenya That gives them hope. so dufite ibyirinyo do we have hope I'm Castor. nitwa Castor Cool. ndi so wa Roman ndi uncle wa Roman I find it interesting that you two are friends. namenya ko rwose we na Roman muri inshuti kandi rwose asubise mbimenye byaranshimishije What's interesting about it? nose n'ikimo gitangaje Father, his father. iso kubyara na se wa Roman imva ko nyine harimo akantu ngo nyine gatangaje Fortunate accident. urabizi kwenda habaye agisida hagati y'abaso bombi I don't think Roman would consider us friends. ndakeka rwose niyo mpamvu Roman atakifata nk'aho ndi inshuti yiwe What do you consider you? I should go. reka ngende My friends are probably waiting. inshuti zanjye ziranegereje reka ngende basange ndetse mugenzi Castor ubwo yavuze ati kuba Emily na Roman bakundana biramvangira kandi rwose kwica byinshi kuri njye ntabwo mbishaka mugenzi Emily yakagiye mugenzi Castor ni uncle wa Roman ngo mugenzi bazi ko bose babo babuze ngo bari mu gace kitwa Eljida ese karare katurebe cyangwa mugenzi nagahari sasa kono ku ruhande mugenzi arabasaga mugenzi ni Roman na Julia Mystic tribe. hano gace bakita hano rwose na habitswa ngo Iwabas For a plant with nabone bamwe mu miryango yacu anga dufite imiryango ine imeze nk'aho imiryango yoboye indi miryango it's called fire. The faster we find it, the faster we. turashaka icyatsi bita vaya nitubona vuba nibwo niba utumewe nawe ukira vuba tukavanga tukagenda muzanga ibyatsi nganga byanze biranahumeka utonde tonde arabasaga karabaye sasa wa mugore myenzi tukaba imeze nk'aho uyoboye ba drugs wasimbuye Hadari mukarajya munini yaraje avayo niwe twabonye yakira nde Drake mugenzi Julia arareba What are you doing here? akora cyanga Door was open, and I just umuryango wari ufunguye ndaje gusa gutembera ndeba fascinated by the plants of the Iwabas. nyine ndebye byatsi bya Iwabas biri ahangaha Plants are the most varied and interesting of all the tribes. yamva ibingibi byo byatsi byose biba bimeze nko bitangaje mu miryango yacu This one. cyane iki ngiki kivana yabigeza ko nakabuto kano bakita Baileke To your spinal cord, it paralyzes your sensory, kandi rwose yo bakagutamitse gatuma rwose spinal cord yawe yahagarara causing your pain receptors. kandi rwose yo spinal cord yahagarara ntabwo ntabwo umubiri wawe wongera kumva It will feel like you're being skinned alive. ndetse rwose wewe bakagutamitse mera nkaho umubiri wawe bakuvanyeho uruhu wumva baramufata yinjiye ahangaha mugenzi ameze nk'uwo winjiye adakwiriye Why did you tell me what you're really doing? mbwira waje ahangaha ushaka iki bafite mugenzi ibyatsi byinshi Last chance, Roman. Roman amahirwe yawe ya nyuma na nyuma mbwira last chance Wrong answer. Mom? usubije nabi mama mugenzi uyu mugore ni nyina wa Terry rwose mugenzi Terry mwahoze akundana na Roman I was just about to tell your mother that we had a date. yewe ntabwo ajya subira mama yuko dufite gahunda yo guhurira ahangaha nawe Is this true? ni ukuri mwana mugiye dufite guhurira ahangaha myenzi kumukobwa yarabyemeye yego dufite guhurira ahangaha yeah Why didn't you say so before? kuki tambwe mbere ko mugiye guhurira ahangaha Oh, with all due respect, ese ndumvugishije ukuri ko dushyize mu gaciro you were gonna torture me for just being in. niba wari ugiye kunkubita ko ninjiye ahangaha ugiye no kubimanira none bivuga ko nje guhura n'umukobwa wawe barabunkorera ibiki ni ikibazo That I was gonna meet your daughter. iyo mvuga ko nje guhura n'umwana wawe kuko umva ibyo wari bubyakira utari bumitane mbere ko rwose ni byinshi mbivuga bageze Mademoiselle Vega nyina wa Terry sawa mugora vayo Careful with Roman. He shares his father's same perverse love. umva mwana wanjye witondere Roman ameze nka se bose ni bamwe bo bifuza ngo kuntu ngo twabana ngo n'abantu kandi ntabwo tubishaka Making you weak. mugenzi isa Roman isa Roman mugenzi Roman mwenye mugenzi bose ngo bashaka inzira z'amahoro mama agiye kuvuga kandi nigendeka kumbwira ubusa He's keeping you from embracing your destiny. umva mwana wanjye kuba rwose we na Roman imeze nko muri kumwe bituma rwose utagera ku cyo kwa wageraho As a member of this tribe, urabizi ko uri umwe mu muryango wacu as a drag, kandi uri umwe muri ba drag my daughter. uri umwana wanjye umukobwa wanjye One day soon, you will have to choose where your loyalties lie.
umunsi umwe uzamenya icyo bita ubwitange n'urukundo rw'ibyukora byose ufite bukorera loyalty. Roma ni muri kumwe na ntacyo umuryango wacu uzabugezaho mu kuganja byanzu bitekerezo bimenye. Roma ni mureke sasa neza kono ku ruhande ubwo se nyase bwakije umugenzi ari abaje gusura ndetse rwose bafasha amashusho menshi Views for Gloria's video, not just footage of you getting yelled at by Hadrians. rwose nakeka aya mashusho twafatiye Madamazira Gloria Garcia aza ko rwose amushimishije kugira ngo akore video shaka yakora yo kuzagaragaza yuko rwose ibyabereye muri nuza muri sector. Commemoration tomorrow must be hard on your family. Ndakeka rwose ejo muri commemoration mu munsi wo kwibuka rwose bizatuma rwose twongera kuyigira imiryango mishyashya. Thank you, my brother, a lot. Ndetse rwose ndabizi ko warafushe mukuru urimo wamutekerezaho cyane. I think it'll be hard for everyone there. Ati rwose nzabamareka n'umuryango wanyoza nawe ubwawo uzaba hari mana papa bose bazaza. Show up. Honestly, I think a lot of people will hate it and our video. Oh, if you thought that, then why'd you offer to help me? You see me? Ndetse rwose mugeze ugabaza umusore ati se ko cyemeye kuba wamfasha kandi uko bari abantu bari batumye mukuru wawe apfa. And I wanted some fried pickles. Ndetse byo rwose ntabwo byatinze mugenzi umunsi nyirizina warageze uwo mugenzi kwibuka kurusha mugenzi ya 10 ubwo mugenzi ba Adrian bageraga ahangaha. Ndetse rwose mugenzi abaje ni benshi abangaba mugenzi bari banakoze mugenzi amashusho agaragaza mugenzi ko ba Adrian mugenzi babyakiriye ubwo basaga mugenzi kuri uyu mubumbe wacu. Uriya ni mama wawe na papa wawe ndatiye gwana n'ababyeyi banje. Sasa rwose bamaze ngo batishimye kubafashije umuhungu wabo. Gloria the video, she loved it, but we have to upload it right now. Ndetse rwose ngavuga ati nahaye Gloria video kandi rwose video yayishimiye cyane yamushimisha mugenzi n'uwo mugore umukaragekazi umaze nk'ari animatrice wabo. Same seat? Yeah, sure. Ntabwo mugenzi byatinze hari rwose bafite kuza. Ntabwo rwose mugenzi bafite kuba bahari mu munsi mukuru. Mugenzi rwose baje mugenzi muri bus ya SEU Sector Enforcement Unit. Mugenzi ni abashinzwe umutekano wo muri sector. Bakaje abanyamakuru mugenzi bari boni benshi. Ndetse mugenzi rwose Terry rwose mugenzi akunda Romani. It's fire. Ngiye hakuno fire nayizanye. Mugenzi ya fire yamwatse ejo mugenzi arayimuzane ni fire. I'm only doing this to keep my mother from torturing you. Kandi rwose uyangana ko ejo mama yari gufasha ngenda gashaka no kuguhana wibyihanga ndetse warakoze cyane. Be careful. Kandi wirinde. Be careful. Works on humans will cure the side effects of Cyper, but there's no telling what else it will do. Ati rwose nubwo ko bafashira Cyper kayikoresha ku muntu ntabwo byari bikwiriye byo wakoze nagari byo. Mugende mwicaresha mugere fa mwicare. Ndetse rwose hangamye zari ubangamiwe rwose ntaga kimeze nka rwose nago yirekura ntaga cyambara amasengeri cyangwa iki. Ari bari ifubika. Ndetse rwose mugeze mu bayobozi baje. Rwose mugeze baje mu na Caster. Umeze nka rwose uyu munsi ari uhagarariye ba Adrian. Aricara. I have it. The buyer. Vaya nayibonye. Arayimuha mugeza ko n'umuti. You eat it. Urawurya. But maybe this is too big a risk. After all of your Gusa kurya umenye ko no meze rwose byo gukora ibintu byanjye bimeze nka bitoroshye. the secret of Cyper, Arawumuha. Arakarya mugenzi nakundi karakora. they'll lock me up in a lab too. I've spent plenty of time in the hospital. I won't go back to that. Ndetse rwose mugenzi bwatabye banye byinshi bari bategereje kuvana vile kwa muganga. This is the least I can do. Ntabwo rero nshaka kongera kujya ndembe nemera mbikore nakundi. Mugenzi uyu mugenzi agiye ko yakoresha niwe muntu wa mbere bawukoreshejeho. I need you to come with me. Ayewe shaka ko gushaka tuvugane gatoya. Ni mugenzi ni Drake. Beaumont mugenzi abanye ni Beaumont. Fande. Jack Beaumont. Ko mugenzi ko bari bapanze. Ko mugenzi uyu munsi babonye amahirwe yo kwegera mugenzi cyogajuru cyabo. Hari mugenzi kujya mu cyogajuru basizeyo. Sizi ni biki. Ndetse mugenzi gusanga ruwaje ni Madamazira Garcia. Garcia. Gloria Garcia. Welcome. Ndetse rwose mugenzi Garcia azini kirimi cyo cyaba Adrian bavuga. Mugenzi azimo dukeya. Nyumvire. Kubutu Sev. Kubutu Sev. Welcome. Zengo murakaza neza welcome. Today we honor those we've lost. Ati uyu munsi rwose tura icyubaro ndetse mugenzi ko turunamira abo bose twabuze. We also look to the future. Ndetse tukanahanga amaso ahazaza hacu hejo.
I've disabled the security gate that leads into the ship. Sasa mwenye gose mwenye ku ruhande byinzu kandi bakaje. Mugenzi ni Drake na police cyangwa mugenzi ushinzwe umutekano bisa ngo ni Nusa ni Beaumont. Kira hakuno. Mu intwaro. Knock him dead. Kano karakora kandi wicunge. I could tell you about the success of our integration program, but gose maze iminsi myinshi mbwira benshi uko tumaze kuba twagira mu mibanire yacu myiza na ba Adrian. You see the results. Ndetse rwose biragaragara buri wese kandi rwose bibagaragaritse kuri hano ku mashusho. Nabivuze kenshi benshi bivugisha ngo umunsi biragaragara. Mugenzi gose rero mugenzi yateguye ka video. Gose kagaragaza mugenzi ko mugenzi ba Adrian babyakiriye. Kwa mugenzi gose baraje kuri isi yacu. Mugenzi kwa gose kagaragaza ko no video. I am the Grand Patriarch of the mugenzi vanze mugenzi bibindi bya bari hoko. For too long the government has hidden the truth about Adrians, but today ati rwose turambiye ko leta yacu uretse kwisha ukuri kwa ba Adrian cyabashanya hangaha. They don't want you to see. Baje kutugushimutsa isi yacu. Sasa mugenzi ko baranga mugenzi ya masho mugenzi ya Nuza ya Drake. Yo mugenzi bamufasha mugenzi avuga mugenzi bimwe byakavuye abajya ngo mugenzi atebya yisakuriza. Ngo umunsi ngo tuzavanga twacike tugende. Mugenzi yashizeho. Mugenzi video bayihinduye. Ndetse mugenzi video kuba mugenzi yahinduwe byakozwe na Grayson mwenyewe. Yafashe mugenzi y'amasho mugenzi bakubafashe mugenzi bari muri Brage. Ni yahanga bazanye. Turarambiwe bagende barakahambirwa baragapfa. Mugenzi bwakaje mugenzi akone Drake. We rwose hakurya mugenzi afite amasho yafashe mugenzi bikinira. Hari mugenzi yerekeye ku ruhande. Karabaye sasa. Abari bugaragaza mugenzi video nzima. Bagaragaje mugenzi video gose vuga ibintu bidahwitse. Iki ni ikibazo. Mugenzi yaragurutse ni Roman nk'umuntu gose w'umugabo agira icyo akora. Sinzi arahera he. Amasho mugenzi haje ayo batateganyije. Yaje mugenzi mbere y'abantu bose. Mugenzi Mademoiselle Gloria Garcia yarababaye. Yari yapanze ko mugenzi uyu munsi agaragariza mugenzi w'Rwanda bose ko ba Adrian nta kibazo cyabo. Ati nitwa Roman, the son of Nox, ndetse ndi umuhungu wa Nox, leader of the Adrians. Nyakwigendera wahoze ayoboye ba Adrian. What you just saw, ibyo mubonye uyu munsi munumvishije, there is some truth to that. Muri byo harimo ukuri koko ntago twabihishira. There is some truth to that. Sasa meza kuno ku ruhande ari uwagiye. Ngo mugenzi yatumwe ngo imyaka ishize ari 10. Banyiri icyogajuru mugenzi barabuze uburenganzira bwo bujya mugenzi mu cyogajuru cyabo. Ndetse ngo hari ibyo batayemo. Yakaje mu cyogajuru mugenzi muri ship cyangwa mugenzi vessel. Sasa yuko bwo mugenzi ubwo n'urusazini rwa Drake ni igisare n'urusumiza. Rurinja n'ururushyi. Rwatumwe. Ndetse mugenzi yatumwe na nyina wa Terry, Mademoiselle Vega. Mrs Vega. Yakazamutse mugenzi anga mu cyogajuru ndani. Gose haraho ujya mugenzi unuze dakora gravitation forces ntago zikora hangaha. Gravitation. Yeah. Mugenzi muri ship indani. Abantu gose ama force yahakora. Yakinji ndani. Ahangaha mugenzi akorwa na ba Adrian bonyine. Ntabwo umuntu mugenzi anga amaraso yakora ngo bishoboke. Mugenzi amaraso yabonaga ameze nka yacu. Aya baratandukanye. Harako mugenzi yavanye bamutumye ngako. Kavanayo harimo abarinzi. Abasirikare helping or learning from each other. Ndetse mugenzi gusanga mugenzi ugacyabo kwa mugenzi yavuga ijambo. Rwose byugeze byabonye uyu munsi nibyo menye uko mugenzi ibina byumva. Roman, instead of helping or learning from each other, ati aho kugira ngo dufatanye cyangwa wese twigishanye dufatanye muri byose, we go to great lengths to hide the truth. Iteka tumeza ngo rwose tujya ngo turenge amayira yo guhishukuri. Ati aho gufatanya ngo twese wese afashe undi mugenzi namwigishe duhishira ukuri kwe byabaye byose. Yensa mugenzi gose yungu yahari. Bose mugenzi ari yanuza yavaya Julia. Ya irakora. Was supposed to be of Adrians. Uyu munsi mwari bwagaragazwe video igaragaza gose ibyo ba Adrians bavuga ku mikundu bajanga nuko nibyiza byuko byagenze. Stories. Ariko nagaruko bigenze. I'd like to share mine.
gusana nubwo wenda ibyo bajya ngo batugaragaza uyu munsi bidashobotse mbasengeka nivugira ibyanyu ko byagenze ubwo nageraga nga bwa mbere ba Radio Hawk uyu munsi baravuga ko abantu ngo mutadushaka ko tubahanga ku isi yanyu mutwanga ntabwo ibyo ngibyo ba Radio Hawk bavuga ko mutwanga ari byo konye umunsi wa mbere ngera ahangaha nahuye n'umwana w'umukobwa w'umuntu wantabaye. I wouldn't be here today if it wasn't for her. Iya batari uwo mukobwa wantabaye ntabwo uyu munsi nakabaye ndahangaha. But if I met her today, bivye ngo umukobwa twongeye uyu munsi tugahura, we couldn't walk down the street. Twatembera imihanda yose nta kibazo. Causing harm. Bwanabaye bwa mbere. Nani uyu munsi yantabara kana kanyitaho. The integration program isn't perfect. Gose yo program yateguye kugira ngo gose tubane cyangwa dukorere hamwe. Shown me that there are more humans out there like that girl. Igaragaza ko gose bivuga ari ukuri ndetse gose niza ko hano hanze hakiri abandi bantu bafite umutima mwiza nko mukobwa afite umutima mwiza wantabaye. Kandi muri nyefite ibyiringiro ndanizera ko umunsi umwe bizashoboka tuzabana. Nizera ko uko wa mukobwa yaranabaye umunsi umwe. Siko byanga byakunda n'undi munsi benshi nkaye bazangira abanyenzi babo bakigaragaza kandi nziko bigize byanga byakunda tuzabana. Usabye suguhatse afite ibyiringiro byo ko abanyenzi bizashoboka. Sazakona ku ruhande hari waje break it. Please don't do it. Please. Yewe nakwinginze. Sirikare. Please. Mbagose nakwinginze. Family. Mfite umuryango. Drake. Yatu. Habuze gatoya. Ba Adrian na abasore bafite imbaraga. Ntabwo ameze nkatwe. Agutere ngo mugeze umutwe musaka kawuhombanya. Rwaheza cyangwa myenze teri yavuyeyo. Akongera akamugeza akantu yatamiye na katsi. Akagatamiye. Hakora ku musekete mugeze aragira arakamutamika. Mukobwa. Ndetse rwose myenze umukobwa teri nyina umeze rwose umeze nkasigaye yayoboye banuza ba tracks. Kandi akaratuma dagira cyo kimwe yibuka. My mother is a leader of the tribe. Mama ni ko niwe wabinge ko kajya bikoresha muri ba tracks niwe bayoboye arabizi. It's time I embrace my destiny. Ati rwose mpamvu ndahangaha ndaje rwose ngeye ku destiny yanjye. Cyo mama rwose yavuze yifuza ko nzakora. Ngiye gutanya kugikora. Ndetse rwose myenze ngo myenze yavuze neza. The integration gusanga madamu yamushimira madamu Azira Gloria Garcia. Down the drain. Ati rwose musere muti yuba udahari ngo umfashe muri kanya rwose byose byari bigiye kuzamba. Integration though? No. But I'm only interested in programs that work. Ati rwose musere muti rwose kanya nshira imbere ni kimwe ni rwose mashaka ibintu nkora nko byose bicemo. It does. Nzirikana. But do you have a comment? Ndetse rwose mnyazanga imbere y'abanyamakuru. Rwose mugenzi umugore yishimiye ko mugenzi haba imibanire myiza hagati y'abantu nazana ba Adrians. Which will yifuza. For integration across this nation and the world. Ati rwose ajya ku uyu munsi y'umusore akoze bigaragaje ko rwose isi yose ba Adrians twabana. Tugeza ku ruhande. Mugeze rwose abatashye batishimye. We're ready to leave. Gira rwose Grayson ngo turatashye. Mugeze ababye ba Grayson. Sena nyina. Mugeze ku mugeze uyagacu mugeze ni Emery arimo kugenda. Mugeze rwose bishina imodoka ari abarimo kwitotomba. Batongana. Uriya mushenzi. Uriya video kukiye yakoze kuri yakunaye naye kuko kiri kimenyeza ko metwe mugeze arabyumva. Karaba atarajya mugeze umusore. Tankuraho. Emery buretse. Kaka ngusobanurire. Kagusobanurire buretse kugenda. Explain what? Usobanurire iki? Your father is in the grand. Niba numbishe iso ubwe atifuza ko aba imibanire myiza hagati yacu na Adrian ugumva ushaka kumbwira iki? They didn't use the footage we shot for that horrible video. Ndetse bwasanga rero namwe ari bapanze na Red Dogs kugira ngo iriya video muyishira ari imeze kuri ya ikigo ry'ibimuzambye ibintu byose. I can't tell you that. Baragose ibyo ngibyo nanjye nacyo mfite nabikora. You used me so you could shoot in the sector. No. Warangoresha ugira ngo ushaka ibyo cyo kwinjira muri sector nitwaje kamera byo dufata amashusho mu mpamvu zawe. Who they are, okay, but I am not a red. Umva ababyeyi banjye nabo ari ntabwo ndi nkabo. Dabiz bafitaga no kwapfusha umwana wabo gusangira ntabwo ko bimeze. Stole the video from me last night. The things your father said. Numvisha amagambo isavuze mu tutumba avuga ngo byose ngo birazambye umunsi ntabwo ngeze nkuko ushakaga. You live under the same roof. Nigutewe nasonga mu nzu imwe n'uruka birimo kumbesha byose bipangira hamwe. I live with it every day. I just pretend to get along with the Red Hawks. But umva umunsi ku munsi data yifuje ko nyamuri Radio kusana narabyanze ndetse bwose uyu munsi ku munsi ndamuhakana ntabwo manje bashyikiye sore n'ababyeyi banjye ntabwo nanone nabiyakana mugeze ajya muri akariye mugenzi uyu ababyeyi bamugenzi bafite inzika yuko bapfushije umuhungu wabo woze ari umusirikare ndetse wapfuye mugenzi ubwo ba Adrian mugenzi bazaga kuri iyi si yacu mugenzi uyu yahari rwose mugenzi yakoze ibye ndetse rwose mugenzi agagaje ukuri kwe imbere ya rubanda bose. Earlier Beaumont. What do you want? It's nothing.
wasn't nothing. He's a drag and he's dangerous. We don't have to explain ourselves to you. Mbaruga se tuga byinshi bigiye kurera. Romanekera aho ngaho. Ntabwo mugeze bavuga rumwe na Romani. Mugenzi ni Terry. Mugeze rwose ngo ashaka kumugeza ashaka we yavana ntuza we yakura wa police Beaumont abandi bari mugeze batamugira nabi. Ndetse mugeze kwaranga mugeze Julia yaje we gusanga avuga ati byakize. Ndetse rwose byakoze. Wa muti wo mu Vaya yakoze. Ndetse mugeze diskara mushimiye. Mugeze akavuye kanseri. Thank you. Urakoze diskara kamugeze kanigenda mugeze kamaze kumushimira. Agakobwa. Ndetse mugenzi uko mugenzi arahangaha mugenzi na Emery brought me what I asked for. Nacho mugenzi bagipfa Importantly, sasa mugeze akona kwa rwose mugenzi kwa abantu babakiriye boro banyeze bari batumye Drake daughter to the fold. Ati rwose musore mutuzanye icyo nagusabye kandi ndetse rwose uzanye n'umukobwa wanjye. I'm not conflicted anymore. Rwose mama ntabwo rwose ngiye kurwanya ibyo uvuga byose ndagushyikira nakumva. I know where my loyalties lie. Ndetse rwose ubu ngubu nzi icyo mfite kuba nakora nk'umuntu n'icyo mfite gupfira no guharanira. You are now a full brother of the Trags. Ati rwose musore muto ubu ngubu uri umwe mu banyamuryango muri ba Trags. The blood of your enemies as you spilled the blood of ours. As a reward for completing your mission. Ndetse rwose nk'igembo kuko warangije mission yawe amwereke. What is to come? Icyo uzanye icyo cyacu atumarira mugeze akantu bari bamutumye. Not as you've seen it before. Kana isoma nga Saipa indani karayishiriza kakagira umukara. Ngora namugeze ni Vega. Yakone yahushiye muri Beaumont umwe mu polisi Beaumont. Yeah. Bazura hinduka ibyatsi. Ameraho ibyatsi. He was a traitor. Uyu yari umugambanyi yamushenze. Our spies. Ndetse rwose yakoraga nka maneka tuneka. Yajyaga atanga raporo kwa Caster amujyana amakuru yacu yose. With loyal soldiers like yourself. Dukeneye abasirikare babizerwa nkawe bari loyal. Unleash Black Saipa. Baharani ako rwose twishyira tukizana ndetse rwose tuzi ko Saipa umunsi umwe izadufasha. Igatuma rwose rubanda rugufi bose tubakoroniza abo bantu. Niwe wagiye kutugendaho. Iyo rwose tuvuye hakurya twazageza ku ruhande haruhari. Haruwazaga. Gusa mugenzi Vega badamaze avengenzi Vega nyina wa Terry afite mugenzi akanabonye ndetse mugenzi akanabonye ngo mugenzi kazatuma rwose bafasha Saipa Black Saipa. Rwose mugenzi bwakije masaha y'ijoro mugenzi gusanga Haruwazaga ni Garcia Gloria wa mugore mugezi meze nkaho mu kigo cy'ishuri ayoboye. Ndetse mugenzi twabonye kenshi mugenzi uyu mugore yifuza ko mugenzi abo umubano mwiza hagati ya mugenzi aba Etrians n'abantu basanzwe. Mugenzi ko gose yakajya ku ruhande mugenzi kwibanga mu nzu ye. N'ahantu yinjiye naho ndebere filime sasa. We rwose yifuza ko mugenzi imibano y'aba Etrians mugenzi n'abantu basanzwe yatera imbere. Ndetse ngo atanga raporo mugenzi muri Washington DC kwa president. Arawa yaje ha wenyine. Mugenzi ari makana ndetse mugenzi akana gahari gafite mugenzi bya bimenyetso byaba Etrians. Kati mama nakana ke. Ese uyu mugore ni umuntu cyangwa mugenzi ari muri ba Etrian? Ga filime sasa. Mugenzi nukigenze nahanga mugenzi rangiriye nimuzacika mugenzi y'ubutaha. Hey, this is Chris. Back to Starcrossed. Yari episode ya gatatu. Ndetse rwose Junior mwumvaga. Iyo ni Visual Base yakugezagaho naho ubutaha. Yaya.